kubw'ayo maraso. Haleluya. Yaduhuje n'Imana Data, twabaye ab'agaciro kenshi kubw'ayo maraso. Zirata 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 amaraso ya Yesu. Kuminga yawa musozi yo niho babambye umucunguzi. Kuminga yawa musozi yo niho babambye umucunguzi. Abahisi n'abagenzi baramuseka bati nibara umwana w'Imana niyikize. Abahisi n'abagenzi barakomera bati nibara Mesiya niyikize. Umva, ndashima umusaraba umwami Yesu yabambweho. Ndashima 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 umusaraba. Ndashima 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 iyo ndashima 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 iyo ndarata 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 yo 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 yarabambwe turabamburwa kwari ukugira ngo twese azaturonke mu bise by'amaraso ye. Yambitswe ubusa ku manywa y'ihangu kwari ukugira ngo twese azabaronke mu bise by'amaraso ye. Yarababashwe yarakubiswe kwari ukugira ngo twese azaturonke. Yarababashwe yaciriwe iteka kwari ukugira ngo abayobozi bacu azabaronke mu bise by'amaraso ye. Iduteze iduteze gutesha agaciro y'amaraso yamenwe ku bwanje mahirwe. Iduteze no 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 no. Hey, iduteze shalom iduteze gutesha agaciro y'amaraso yavuye ku bwanje. Ayo maraso yawe ayo maraso iyo yatumye twera adukuyeho urubanza rw'ibyaha urubanza rw'ibyaha twahoraga. Ayo maraso ya Jehova Elohimu ayo maraso iyo yatumye twera adukuyeho imivumo ya karande urubanza rw'ibyaha twahoraga tureba. Zirata zirata wose wose amasikumana zirata amaraso ya zirata 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 cha 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 saraba yego zirata amaraso wose zirata zirata saraba zirata amaraso ya zirata zirata
umusaraba nzira amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya. Tuzirata amaraso ya Yesu yadukuyeho urubanza akatugira abantu tutari abantu. Yesu yarakoze. Haleluya. Uwageze wese umutima urabohoka kubw'amaraso ya Yesu. Igiciro yamenetse. Twese gutya, twese duhe Imana icyubahiro. Haleluya, yarakoze. Turirimbane sawa sawa. Inyabihanga, 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 Sawa sawa. Twese tugiye kuririmbana, sibyo? Muranyikiriza ngo Inyabihanga, sibyo? Twagiye. Haleluya. yarateye ubwoba cyane mbere y'ukumenekwaho n'amaraso ya Yesu Kristo wabambwe. Nyabihanga iwari mwiza mu matwi y'abaryumva mbere y'ukumenekwaho n'amaraso ya Yesu. Uwageze wese umutima urabohoka kubw'amaraso ya Yesu. Igiciro yamenetse. ariko gubinyabihanga
wabanje kuba mubiyo ariko wahumanuwe n'amaraso ya Yesu. Ufite inyota y'ibyaha yakugezeho ishiruko. Ufite inyota y'ibyaha yakugezeho ishiruko. Yewe Nyabihanga nubwo wabanje kwangwa cyane ariko umunsi wa none warahumanutse. Ufite inyota y'ibyaha yakugezeho ishiruko. Ufite inyota y'ibyaha yakugezeho ishiruko. Terayo Nyabihanga abona amahoro. Uwageze Nyabihanga abona ibyishimo. Wowe zamuka mu kwizera umusozi w'i Karuvari. Wowe zamuka mu kwizera urabona amahoro. Uwageze Nyabihanga abona amahoro. Uwageze Nyabihanga abona ibyishimo. Wowe zamuka mu kwizera umusozi w'i Karuvari. Wowe zamuka mu kwizera urabona amahoro. Tujya kubyinana twese twishimire umwami wacu Yesu Kristo. Twese tujya dutya. Yego twese tubyinire umwami. Haleluya. Yego ndakubaza niki subiza niki kigukanze ukareka gukomeza mbwira. Komeza ugende, komeza ugende, komeza ugende, komeza ugende, komeza ugende. Imbere ni heza, imbere ni heza, ihanurire imbere ni heza, imbere ni heza, imbere ni heza, imbere ni heza.
inzira mu rugendo mwanyemerera mukambwira mubona imbere bimeze bite ko njyewe naye ibyiringiro mu rugendo mwanyemerera mukambwira mubona imbere bimeze bite imbere ni heza Ndabizi ko hari igitondo kiri imbere uzakibona ndabizi neza ko hari igitondo uzakibona komeza ugende komeza ugende imbere ni heza imbere ni heza fanya hivi nunyura mu muriro ntacyo uzaba nunyura mu migezi izagutembana mu butayu bukakaye uvuye mumva izabana nawe izagusiga izabana nawe izagusiga nunyura mu muriro ntacyo uzaba nunyura mu migezi izagutemba mu butayu bukakaye uguye mumva izabana nawe izagusiga izabana nawe turirimbane izagusiga izabana nawe izabana nawe izagusiga izabana nawe izagusiga izabana nawe izagusiga izabana nawe turirimbane izabana nawe izagusiga izabana yego iyaturira ayo magambo tusubira mu izabana nawe oya izabana nawe twese tujya kubyina tuzamura twese izabana nawe izabana nawe izagusiga izabana nawe izagusiga izabana nawe izabana nawe izabana nawe izagusiga komeza ugende komeza ugende imbere ni heza imbere ni heza imbere ni heza ndabizi ko hari igitondo kiri imbere uzakibona ndabizi neza ndabizi ko hari igitondo kiri imbere uzakibona ndabizi neza hari igitondo ndabizi neza hari igitondo uzakibona
Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Ongera uyitere. Akira. Hallelujah. Ukumubona mbyina cyane, Yego. mba ntekereje urukundo rw'Imana, ngatekereza imirimo ya Yesu, mwibuka ukuntu najyaga nyura ahangaha nzunguza amagi bayankubita mu mutwe. Hallelujah. Ariko nizeye Yesu uhindura amateka. Hallelujah. Amindurira amateka. Amakuyobora ikigo gikomeye cyane. Naha haruguru nicaramo hamureba. Mfitemo intebe nicaramo kubera Yesu. Hallelujah. Imana ishimwe, tuyongerera amashyi menshi cyane. Hallelujah. Imana nziza cyane. Umva ikintu nasobanukiwe nema. Yego gushobora. Kubaho ubuzima bufite intego ni ukubaho ufite Kristo. Hallelujah. Kugira Kristo bituma usobanukirwa impamvu uri ku isi. Hallelujah. Bituma usobanukirwa mission ufite. Manishimwe. Hallelujah. Igitondo kirahari. Amen. Numvishe indirimbo irimo iranyongorera. Sinzi niba hari undi wumvaga ari nkaho hari umuntu uri kumwongorera. Ngo komeza ugende. Imbere ni heza. Amen. Abantu bicaye mu nzira muhaguruke. Abantu muryamye musinziriye muhaguruke. Amen. Mukomeze mugende. Amen. Hallelujah. Amen. Imbere hari ibyiza. Amen. Uyu munsi ushobora kubona bitameze neza. Hallelujah. Ariko imbere hari ibyo Uwiteka yateguye. Wiga umuhagaze hamwe. Jya imbere. Komeza ugende. Uwiteka yavuganaga nawe nakomeza agende. Amen. Hallelujah. Mana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana ishimwe cyane. Ko biryoshye. Turataha. Turi buhora. Imana amashyi kubwa korali Shalom. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo murambure ibiganza turamukanye. Yesu nashimwe cyane. Imana nishimwe. Turashimira Imana kuri uyu mugoroba tugeze hano kuvuga imirimo y'Imana. Ntabwo duhagaze hano ngo dutere igipindi, dufite imirimo ifatika Yesu yakoze. Ndagira ngo mbabwire ko dufite aho Imana yatuvanye, dufite aho Imana itugejeje, tuzi naho itujyana. Nicyo gituma tuvuga imirimo y'Imana yacu. Imana ishimwe. Nitwa Twahirwa Remo, hanyuma naturutse mu majyepfo mu karere ka Huye, mu itorero nkoreramo umurimo w'Imana, ni itorero rya Taba mu rurembo rwa Huye, paruwase ya Huye. Ndi umubwiriza butumwa bwiza, Yesu aduhana umugisha. Ndagira ngo mbere yuko mbabwira ubuhamya, dusome ijambo ry'Imana, nza gushingiraho mbabwira imirimo Yesu akora. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14, hanyuma ni umurongo wa mbere, turasoza ku murongo wa 6. Aravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Tom aramubwira ati databuja, tuza aho ujya, inzira twayibwirwa, ntituza aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu arababwira ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Munyikirize amen. Imana ibahe umugisha cyane. Hanyuma
aya magambo ni amagambo y'ihumure, ni amagambo Yesu yavuze, ni amagambo Yesu yavuze. Kandi aya magambo ndagira ngo ngutangarize ko udakwiriye guhagarika umutima, kuko Yesu afite ubushobozi n'imbaraga zo kukugirira neza. Ndagira ngo muvuge mu rukundo afite, urukundo rwuzuye rutari nk'urw'abantu. Afite kugira neza, imbabazi nyinshi, ndetse ikigeretse kuri ibyo Yesu araruhura. Reka mbabwire ko jyewe mbere yuko Yesu ampa agakiza nabanje kuba umunyamibabaro. Hanyuma navutse mu muryango data na mama baza bashwana kubera amakimbirane yo mu ngo. N'uyu munsi aracyahari, abantu barayagira. Ariko ndagira ngo mbabwire ko aya makimbirane ajya ateza ibibazo, bigatuma abana bahura n'ingorane nyinshi. Ariko turashimira Yesu ukunda, kubera ko kuba uriho ntabwo ari impanuka. Yesu azi impamvu uriho. Imana ishimwe. Hanyuma mu myaka 7 mama yaradutaye, sigara kwa muka data. Data akitujyana kwa muka data, muka data yahise ambwira ngo imuhenyo ko atakugiriye ntuzazinsabe. Aba nkuriye inzira ku murima. Hanyuma ntangirana n'icyitwa imibabaro. Narangije primaire muri 86, mpita mfata inzira yo kuba mayibobo. Nabaye mayibobo hano muri uyu mujyi wa Kigali. Hari igikondo kuri sejemu ntoragura ng'imigati yaboze, basunikisha urukweto bavuga ngo dore uko gisa nikiva ahangaha. Ariko ndashimira Imana mu rukundo Yesu agira, ntabwo ajya arobanura ku butoni. Muri uyu mugoroba ndagira ngo ngutangarize, ushobora kuba uhagaritse umutima bitewe n'imibereho. Izere Yesu ahindura ubuzima bugahinduka. Hanyuma nabayeho muri ubwo buzima ngeze ubwo mba umurasta. Nabaye umurasta, nambara amaderede, najyaga nk'urumogi, sinibuke n'izina ryanjye. Za Mayirungi duhekenya, hariya za Mburabuturo najyaga nirirwayo nkarara ndwana n'abajandarume icyo gihe batwirukankana. Ariko Yesu angezeho, anyitegereje, angirira impuhwe nk'iza gufitiye muri uyu mugoroba. Nubwo umaze igihe kirekire, ariko Yesu ineza ye irahari. Yesu nashimwe cyane. Nimubanze mumumpera amashyi, yarakoze. Yanyambuye umwambaro mubi, yanyambuye amadrede, yanyambuye ankuramo imyotsi y'urumogi. Ibyo za Mayirungi nirirwaga ndya arakoropa. Ubaka agasura mubona ni ukubera Yesu. Ntawampaga amazi, ntawangiriraga impuhwe, nta n'uwancagaho ngo abe yansuhuza. Ariko uyu munsi baranshaka. Yesu nashimwe cyane. Utanga icyerekezo cy'ubuzima ari hano. Abaririmbyi barimo baramuvuga, abantu barimo baramwamamaza. Nagira ngo nkubwire ngo muri uyu mugoroba, izere Yesu utanga ubuzima, izere Yesu ufite icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Abantu baragerageza, abantu baraguta, abantu bakureka, ariko Dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Yesu yasanze nambaye amadrede, arampamagara, anyinjiza mu rugo rw'Imana. Biravuga ngo bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Arangije aranyuhagira. Nagira ngo mbabwire, Yesu yampamagaye, anzanye kubera umumaro, anzanye kugira ngo ngire umumaro. Ampamagara nta muntu ubigizemo uruhare, biturutse mu rukundo rwe nk'urwo agufitiye uyu munsi. Reka nkubwire ngo niba nta n'umuntu wigeze akubwira ko agukunda, ndagutangariza ko Yesu agukunda urukundo rutangaje. Imana ishimwe. Hanyuma rero Yesu amaze kumpamagara, ndagira ngo nkubwire imirimo yakoze. Bwa mbere amaze kumpamagara yaranyuhagiye nk'uko ubibona, arangije aranyubakira, anyubakira urugo, umugore, anyubakira inzu, nta maboko yanjye akozeho. Arangije ampa abana, mfite abahungu 2 n'abakobwa 2. Arangije ankorera ikindi kintu, hari muri 2003, arambwira ati tujye kwiga. Twinjira mu ishuri sasa. Nari mfite imyaka 33, najyanaga n'abana taza gukina. Iyo igihembwe cyarangiraga, twazanaga birote twese tukazizanira madamu. Ubwo niwe wari warabaye mama wa twese.
hanyuma bakavuga bati ufite menshi niwe uhembwa. Papa, nta bintu byo kuzana nyine kuri papa ufite amanota menshi niwe uri buhembwe. Ubwo twari muri competition twese twiga, abantu bakazajya bandeba bagaseka, bakavuga batari kuri ya musaza arimo aragira ate ndiga tronkomeje na Yesu turashwanyaguza. Hanyuma ninjira segonderi, Yesu arambwira ati dukubite, turashwanyaguza turagenda. Twinjira muri kaminuza, je na Yesu turashwanyaguza. Uyu munsi wa none ndi muganga wemewe n'amategeko ya leta y'u Rwanda, nta gipindi dutera. Ndashimira Imana, nawe nubishaka uzaze nkuvure, kandi ndashimira Yesu imirimo akora. Reka nkubwire, hari igihe kigera wenda umuganga akakubwira ngo imirimo irarangiye, ndumva aho ngejeje ubushobozi burangiye. Nibyo ko ku bwenge bujya bunanirwa, ariko reka nkubwire akantu jewe ngira, iyo bigeze hahandi uvuga ngo birananiranye, mpita nguhuza na Yesu ushobora byose. Ukiza indwara zananiye abanyabwenge, agakiza izananiye abaganga, kakubwira ngo hari Yesu ushobora kuguha ubuzima, akaguha amateka mashya. Hanyuma ubwo urumva ko ako ngako Yesu yagashyizemo mu buryo bukomeye. Iyo nicaye muri biro ndi gusuzuma, iyo nicaye ndimo nitegereza uburyo abarwayi barimo baza imbere yanjye, nkagira umumaro, bitambwira Yesu ngo ndagushimiye. Nkahita mvuga ngo Satani wari wishe umumaro wanjye, ariko turashimira Imana kuba turiho si impanuka. Nagira ngo nkubwire ko imbere yawe ni heza nk'uko babivuze, kandi umugambi w'Imana ku buzima bwawe wemere wizere Yesu, hanyuma umugambi w'Imana Imana iwuhishure. Reka nce ibintu by'imigani birirwa baca, birirwa bavuga ngo abagabo ngo babarokore ngo banywa fata, ngo nta jambo bagira. Tugira ijambo. Ngo banywa ibikoma ngo ntibamenye igikomye. Iyo ni imigani y'abakecuru. Tunywa igikoma tugafatamo amaproteine, tugafatamo imyunyu ngugu, hanyuma tugakora akazi neza, ibintu bikagenda neza. Petero yavuze ngo iki? Yaravuze ngo dufite ijambo ryahanuwe, aravuga ngo rirushaho gukomera, ngo ndetse no mu gihe cy'umwijima riramurika. Yesu ni umugabo kandi jewe ndamwemera. Haleluya! Dufite aho yatuvanye, dufite aho tugejeje, dufite n'icyerekezo cyaho tujyanye. Uretse n'ibi ngibi n'imigisha yo mu gakiza, adufitiye n'ubugingo bw'iteka ryose. Yesu abahereza umugisha. Hanyuma nubuhamya nabahaga gatoya, ndashoje. Hanyuma rero ibikurikiraho ijambo ry'Imana rirahari. Ni wizera Yesu uzabona imirimo ye. Yesu mumumpera amashyi menshi cyane. Murakoze cyane. Yesu abamugisha. Amashyi menshi tuyongere. Papa, guma hangaha nkwereke akantu tugiye gukora. Reka gume hano, hanyuma tugiye gutungurana. Mwabyumvishe ko abyumva iby'indwara neza. Agiye gusengera abarwayi. Hari umuntu urwaye yizeye ko ashobora gukira, hakaba n'urwaye atabyizeye. Abo ni babiri. Ariko kuko Imana ariyo kwizerwa, hari ibyo ikorera gukiranuka kwayo gusa. Papa, ndagushyigikiye, sengera abarwayi mu izina rya Yesu. Hanyuma bafite ikibazo cy'uburwayi butandukanye, twizera Kristo ukiza. Yego. Izananiranye. N'abari bamaze 38 yarababwiye ngo mwikorere mugende. Hanyuma muzamura ibiganza byanyu mubishyire hejuru, dusenga Imana. Turagushimiye Kristo, muri we harimo imbaraga zikiza, muri we harimo ubutware n'ubushobozi. Uyu mwanya muri uyu mugoroba turakwizeye. Reka iri teraniro ryose uyu mwanya ribone imbaraga zawe, ribone gukomera kwawe no kugira neza kwawe. Aba bantu barambuye ibiganza kubera ikibazo cy'uburwayi, byashoboka ko bana babwiye ko zitakira, ariko kuri wowe nta mupaka. Kuboko kwawe kurarambuye, ugutwi kwawe kurahari kuri kumva. Ndasenza mu izina rya Yesu Kristo kujya ukorana imirimo nanjye uyu mwanya wa none ahangaha. Tegeka ubu burwayi mu izina rya Yesu, ubu burwayi bukire, abantu banezerwe, abantu bahimbaza izina ryawe, kandi imirimo y'Imana ikoreke, hanyuma bazamamaza izina ryawe. Turagushimiye Kristo kuko ari ukiza, nta ndwara n'imwe ikunanira. Mu bushobozi bwawe byose birakumvira. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa nibikomeze kuba ibyawe. Tugukomeye mu mashyi kubw'imirimo ukoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.
amen haleluya